Shalom shalom, Yesu ashimwe, ndabaramukije mwese abazinduka tugasenga mu gitondo, buri wese n'igihugu aherereyemo. Shalom, ndabashuhuje, muri kumwe nanjye Mame Benezeri, karibu dusenge. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Luka 10 igice cy'icumi murongo wa 19, haravuga ngo dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Amen. Dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara. Amen. Uyu ni Yesu wabivugaga. Iki gitondo rero Yesu aratubwiye ngo dore aguhaye ubutware bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kidutwara. Harimo isezerano, harimo guhabwa, turabyakiriye. Haguruka usenge, nkunda kubivuga, fungura umunwa usenge, zinduka usenge, reba ibihe byo gusenga, shakisha umwanya washyira mu munsi wawe usenge. Umunsi ugira amasaha 24, gerageza senga iminota 10, 15, 30, isaha, amasaha 3 usenge. Kinguza isi y'umwuka iriho, kandi irakora cyane kurusha isi y'ibifatika, kandi bihera mu mwuka kurusha isi y'ibifatika. Rero ni igihe cyo kugira ngo dusenge. Ngo noneho umva ikiza rero noneho mu gusenga, ngo dore mbahaye ubutware. Ni ukuvuga ngo hano muri uku gusenga dufite ubutware twahawe na Yesu wazutse, twahawe na Yesu wadupfiriye, niwe wabuduhaye. Mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka. Amasengesho y'intambara ya ni meza cyane, wo kujya dukandagira inzoka na sikorupiyo. Haleluya. Buri nzoka yose twahawe ubutware bwo kuyikandagira, buri sikorupiyo yose mu bwoko bwayo yose, mu mubare wayo yose, wo kujya dukandagira, ngo n'imbaraga z'umwanzi. Haleluya. Na buri imbaraga yose y'umwanzi tuyifiteho ububasha, tuyifiteho ubutware, kubera ko Kristo niwe wabiduhesheje. Ngo zose nta n'imwe yasize, nta na kimwe cyasigaye, ngo kandi nta kintu kizagira icyo kidutwara. Izi nzoka ntacyo zizadutwara, akazi kacu no guhaguruka tukazikandagira. Izi sikorupiyo ntidutinye, haguruka ukandagire, ntacyo zizagira icyo zidutwara. Imbaraga z'umwanzi zibe zimeze zite, ntacyo zizadutwara. Akazi kacu ni uguhaguruka, ngo kandi nta kizagira icyo zibatwara, ni uguhaguruka. Haleluya, haleluya. Ngo dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo. Ndakumenyesha ko nudafungura umunwa usenge, usengera biwanyu, usengere, nta uzagusengera izi nzoka ziwanyu. Izi nzoka ziri mu buzima bw'umuntu, nta uzazigusengerera, nta uzazisengera, nta uzazigukandagirira. Ahubwo yaguhaye ububasha, nanjye yabumpaye. Buri wese ubu bubasha arabufite. Umwenda wari ukingirije ahera wavuyeyo kugira ngo twigerereyo. Ufite ubu bubasha rero, warabuhawe na Yesu Kristo, bwo gukandagira buri nzoka yose yari mu buzima bwawe, mu mubare wazo zose, mu bwoko bwazo zose. Niwe wo gufungura umuntu ugasenga ugasiribangiza inzoka. Niwe wo guhaguruka ukarwana, ugafata ingabo nini, ugahaguruka ukarwana, ugahamagara abamarayika, ukabwira ijuru bakikohereza abamarayika kohereza ingabo zo gukandagira za sikorupiyo. Zigira n'ubumare, zingizi bwica bucegera mu muntu, umva mu bwoko bwazo bwose. Amenyo yazo ukayakura, amaso zarebesha ukayaroboramo. Imurizo bwagenda ugakubita inda yamize ibyacu imigishacu ukayihubuzamo, ukayipfumura ikavamo mu izina rya Yesu. Tukagira ku byasezeranijwe, ngo ni imbaraga z'umwanzi. Na buri imbaraga yose yari duhagaze imbere, buri imbaraga yose yaduteraga, buri imbaraga yose yaratwitambitse, ni umwanya mwiza wo kuyikandagira no kuyisiribanga, ikaneshwa. Kandi nta kizagira icyo tudutwara, nta na kimwe. Bivuga ngo ubutware bwose byari bifite, inzoka zari zifite, sikorupiyo n'imbaraga z'umwijima, barabwambuwe na Yesu Kristo igorogota. Ndagira ngo utangire ukwezi ufungura umunwa usenga,
haguruka uhagararire abiwanyu, haguruka uhagararire urugo rwawe, haguruka wihagararire imbere y'Imana, haguruka fungura umunwa ugire icyo uvuga imbere y'Imana. Hari icyabya gihora kijyamo amasengesho y'abera. Nk'uyu Imana reka twimagine ko itekereza Imana ubu ngubu igeze ku mazina yawe, yasanga harimo amasengesho, ivuze ati reka ndebe mu mazi ubu ikakugeraho, yasanga harimo iki imbere muri icyo cyabya kijyamo amasengesho y'abera, yasangamo amasengesho yawe ibyo wabwiye Imana. Yasanga hari inzoka waretse Imana ngo izikwicira izisyonyere zivane mu buzima, ihaguruke. Yasanga hari ubutabazi, hari ramforo uri kuyisaba, yasanga hari ingabo wasabye, yasanga mwiki. Reka tukibaze muri icyo cyabya gihora imbere y'Imana, yasanga mwiki, warayibwiye iki ku buzima bwawe, ku buzima bwanjye. Ni igihe cyo guhaguruka. Izi nzoka zaraje, izatuyoberaga, zatwinjira aho zaciye hose, ni igihe cyo kuzisyonyora, ni igihe cyo kuzikandagira. Iki ni igihe cyo gusenga, si igihe cyo gusinzira. Ni ukwezi ko gushaka Imana, ni ukwezi ko kumenya gutitiza no guhamagara, ni ukwezi ko kwambikwa n'Imana. Rero twambarira imbere yayo. Ni ugiye cyo gufungura tugasenga, ugashyiraho ibindi bihe special byo gusenga, ugafungura umuntu ugasenga. Ni imbaraga. Ni igihe cyo gushima Imana, ariko birava mu gusenga, biva ku karago, kandi cyavuye ku karago nanone icyavuye ku mavi, ukibuka ko kigomba kurindishwa amavi, kandi nta kintu kizagira cyo tudutwara. Shirika ubwoba, tinyuka mu izina rya Yesu. Nta kidukanga, turi kumwe n'umwami ukomeye. Nta kidukanga, turi kumwe na Yesu wazutse, umwami yubahwe. Reka dusenge. Mwami Yesu, ndagushimiye wowe ukinguye ubundi buntu bw'ukundi kwezi, ugakingura ubundi buntu mwami. Himbazwa, shyirwa hejuru. Turagushimiye mwami kubwira ijambo, wongeye kutwibutsa ko ubutware nitwe tubufite, nahacu ho kuhaguruka buri inzoka yose tukayikandagira. Mwami ndagushimiye ko twibukije ko duhaye ububasha, nahacu ho guhaguruka ko buri sikorupiyo yose wayitsinze, nahacu ho guhaguruka imbaraga zawe mwami. Yesu, Yesu, oh mwami Yesu, z'umwanzi zose uri hejuru, imbaraga zawe zirakomeye, zirahambaye, nta bubasha zigifite, kandi nta kintu kizagira kidutwara. Ni igihe cyo gushirika ubwoba, ni igihe cyo kuva mu binyoma bya Satani n'ibihendo bye, ni igihe cyo kuva mu bitotsi, ni igihe cyo kuva mu bigare, ni igihe cyo kwihererana nawe, ni igihe cyo kuvugana nawe, ni igihe cyo kugushaka mwami, kukubonwa. Haleluya. Ndagushimiye Mesiya, icyubahiro kibi cyawe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mwami wakoze, ukwezi uganze, ukomeze kutugirira neza, ubuntu n'imbabazi byawe bizomatane natwe buri tariki, buri munsi. Mwami amahoro yawe yayandi upfukisha bakubaha mwami Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Turagushimiye ibyo wakoze, turagushimiye imbaraga zawe wakomeje kugaragaza, turagushimiye ineza yawe n'urukundo n'ubundi bigumye komatana natwe. Iminsi yacu irindwe, ubuzima bwacu burindwe, n'ibyacu n'abacu, amaraso ya Yesu adutwikire, kandi duhaguruke dusenga, utwuzuze imbaraga zo gusenga, utwuzuze ibihe byo gusenga, utwuzuze umwuka wo gusenga, utwuzuze igihe byo gushaka Imana no gusoma ijambo ryawe no kukwikomezaho. Ibindi byose birashira, ariko wowe ntuhinduka mwami. Urakoze Kristo. Haleluya, amena. Uyu munsi uduhire, uyu munsi tubona amahoro, amena. Uyu munsi udusukire ibambe ryawe, uyu munsi udusukire ku buntu bwawe, amena. Uyu munsi ibyo wateganije aba ari byo bitugeraho. Uyu munsi icyo ushaka aba ari cyo gikoreka gusa. Ibyo abantu bashaka ntibikore, ibyo ibihe bishaka ahubwo icyo data wowe ushaka ugikore mwami ku munsi wacu. Urakoze mwami. Haleluya, amen, 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 amen. Ubuntu n'amahoro no kubana n'umwuka wera bibane natwe twese none n'ibihe bidashira. Shalom, umunsi mwiza. Yesu abagirira ubuntu. Reka mbibutse, niba utarakora subscribe rwose ushonda ngo kunzogera amasengesho nakagucike, kandi ndakwibutsa ko wasangiza n'abandi bakajya bisengera, bakiga no kwisengera. Ega ya masengesho ari abantu bambwiye ko bayigiramo gusenga, ko bafashijwe, ko bayigiyemo gusenga. Kandi igihe hano mba nsenze gatoya, wowe ujye ukomeza usenga, usengera ibyawe, ko nanjye nkomeza ngasenga. Ntago iyi video y'iminota 2 ngahe ibihagije, ahubwo ugomba guhaguruka ugafata umwanya uhagije imbere ya Yesu, imbere y'Imana.
shalom.